amagambo y'Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani. Uwo Data wese ageraho kandi uzasanga zizamujugunya hanze. Namanutse mu ijuru ntazanywe no gukora ibyo nshaka, ahubwo nje gukora ibyo uwantumye ashaka. Icyo uwantumye ashaka ni ukutagira n'umwe nziza uwo yampaye, ahubwo nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Icyo Data ashaka ni ukubona Mwana wese akamwemera yagira ubugingo bw'iteka, maze nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abari muri Kristo bazwi. Ubundi imbere y'urupfu nta muntu ubona icyo avuga. Amagambo aravuga, ibibazo bikaba byinshi, kandi ibibazo udashobora kubona igisubizo. Bimwe muri ibyo bibazo wibaza imbere y'urupfu: kuki bibaye? Kuki agiye kare? Agiye tukimukeneye? Agiye tukimukunze? Ese tuzongera kumubona? Ese uwahita kubona igisubizo cyuzuye ntiwamubona, kuko uwakaguhaye igisubizo yagatumye bitaba, yagatumye urwo rupfu rudashoboka ruzabahuza, ariko ntawe. Ngira ngo n'umuganga uzi kuvura ku isi hose nta n'umwe ushobora kubuza urupfu kubaho. Kubera iki? Kubera ko atari nawe wateye ubuzima kubaho. Niyo mpamvu ibyo twibaza byose ku rupfu, ubwenge bwacu budashobora gusobanura n'ubwo igisubizo gihagije, ibyo tubibonera mu kwizera. Ibyo tubibonera mu kwemera. Ubundi bubasha burenze ubwenge bwa muntu. Kwizera ubundi bubasha bwatanze ubuzima. Tukabikura he? Ibyanditswe bitagatifu. Niyo mpamvu uzabona abantu iyo ubuzima bwabo bumeze neza birengagiza ibyo kwizera, ntibabyibeho, birengagiza ibyo kwemera Imana, ntibabyibeho. Ariko ubuzima bwabo bwagenda nabi, noneho bagatangira akaharya ubu nderekeraye. Niyo mpamvu umuntu agendana umwuka w'Imana, uwo mwuka udashobora gupfa. Uwo roho Imana yahaye umuntu ntashobora gupfa, ariko wa mubiri Imana yakuye mu itaka, uko ibyanditswe bitagatifu bidusobanurira, uwo mubiri urapfa. Aha ngaha niho tugomba kumenya itandukaniro rya roho n'umubiri. Roho yaturutse ku Mana ntipfa. Kubera iki? Ni umwuka w'Imana. Imana itagira intangiriro, Imana itagira iherezo. Hanyuma iyo roho yahawe umuntu kugira ngo umuntu agire ubusabane n'Imana. Iyo roho ituye muri twe ituma dusenga, niyo ituma duhura n'Imana,
tugira ni relation iduhuza n'Imana. Niyo mpamvu nta kindi kiremwa gisenga uretse byose byaremwe n'Imana, ariko umuntu afite icyo yahawe n'Imana gitandukanye n'ibindi biremwa. Niyo mpamvu umuntu witwara n'ibindi biremwa yakagombye kwiseka. Abantu bitwara nk'inyamaswa bakagombye kwiseka, wisanisha nazo kandi Imana itarwaye gusa nazo. Ibikorwa byawe ni iby'inyamaswa kandi wowe Imana yaraguhaye gutandukana nazo. Bityo rero roho y'umuntu imuhuza n'Imana niyo isenga. Hari abantu twibeshya ko amasengesho yacu agirira akamaro imibiri yacu. Gusenga bigirira akamaro imibiri yacu, hasenga umubiri, bityo tukibeshya. Umuntu akaba azi kuvuga neza, yasenga uriya muntu azi gusenga, kubera yuko umunwa n'amagambo ye byavuze amagambo meza, uriya muntu azi gusenga. Tukabyibeshyaho. Bavandimwe, isengesho si amagambo, gusenga si amagambo, kubera ko ayo magambo ntayafasha roho gusabana n'Imana, kwegerana n'Imana. Isengesho rero rigaragarira mu buzima. Umuntu usenga ntuzamubwirwe n'amagambo avuze. Umuntu usenga uzamubwirwe n'ubuzima yabaye. Aha bavandimwe tujye turatandukanya roho n'umubiri, ibikorwa by'umubiri n'ibikorwa bya roho. Umubiri ufasha roho gukura n'Imana, gusabana n'Imana. Ugasenga ugapfukama, amavi agakonga, ariko ugasanga ubuzima bwawe ni ubuzima butigeze buhura n'Imana. Aha hantu tujye tuyitonde. Niyo mpamvu igihe cy'urupfu iki ngiki tujye twita kuri roho. Ese roho y'umuntu upfuye ikeneye iki? Ikeneye iki? Ubu uyu mubyeyi urangije ubutumwa bwe ku isi akeneye iki? Akeneye bya bindi byamutungiye roho, ntabwo agikeneye bya bindi bimutungiye umubiri. Ibyamutungiye roho ni iki? Ni isengesho. Kubera iki? Kubera ko roho ye yapfuye, nta n'uwo izapfa, kuko roho y'Imana yaturutse mu Mana ntabwo ipfa, ahubwo bigenda bite? Nk'uko iyo umuntu ari muzima utabona roho ye, niyo amaze gupfa gushaka kuyibona. Niyo mpamvu ari ikiremwa gitangaje undi muntu adashobora gusobanukirwa, kubera ko buri muntu wese afitanye isano n'Imana undi muntu wese adashobora kumenya. Kandi turi umuntu ndamuzi, ariko ntabwo uzi ibyo atekereza, ntuzi ibiri mu mutima we, ntuzi ibyo atamubwiye, ntuzi ibyo atamuhishuye. Ariko ibyo byose hari ubizi, ariyo Mana. Iyo umuntu rero atakiri muri ubu buzima, umubiri watandukanye na roho, umubiri uba warangije ibyaha. Ibyo umubiri wari ukeneye kuri iyi si biba byarangiye. Hanyuma noneho hatangiye ubundi rugendo rw'ubuzima butabonesha amaso, ubuzima bwa roho. Niyo mpamvu twebwe Kristo Gatolika dusabira roho z'abantu bazima n'iz'abapfuye, kuko tuzi neza yuko izo roho zaturutse mu Mana. Hari abagira bati gusabira gusengera umuntu utakiriho ntacyo bimaze. Ubwo ni ubwenge bwabo bibabwira, ariko si byo, kuko umuntu si umubiri. Roho y'umuntu ikeneye isengesho kuva akibaho kugeza ku iherezo.
iherezo tutazi. Kubera iki? Kubera ko Imana ikomeza kubana n'izo roho z'abantu tutabonesha amaso. Buriya hari ikintu twibeshya abantu tukagira ngo ibyo tubonesha amaso, ibyo tubona tumenya par experience nibyo biriho. Hari byinshi tutabonesha amaso, ubwenge bwacu butabona, budasobanukirwa. Ibyo ntabwo bituma bitabaho. Niyo mpamvu tuvuga mu nama kwemera ngo Imana yaremye ibiboneka n'ibitaboneka. Ibyo rero bitaboneka ntabwo zacu turamusabira iki? Turamusabira uko roho ye yabanye n'Imana, akayemera, akayizera, akanayikunda. N'ubu urwo rugendo rurakomeje kuzageza ryari? Ku munsi tutazi, ku munsi w'imperuka. Bityo rero isengesho ryacu ni iryo gutakambira Imana, Nyagasani babarira. Ni wowe uzi ibyawe, twebwe dushobora kumenya ibya roho y'umuntu, yaba ubuzima yaba yapfuye, ushobora kumenya keretse n'ukubwiye abigwishyuye. Kandi hari byinshi bihishanye. Wowe Mana nyakuri, wowe uzi ibyacu, uzi ibya roho yacu, girira impuhwe we muvandimwe urangije ubutumwa bw'isi, maze ugirire impuhwe zawe, umubabarire, maze igihe kizuka azazukire kubana nawe. Abavandimwe, iryo sengesho ntituzi uko bavuye mu buzima roho ye imeze, ariko icyaha cyabuza, nta cyaha cyabuza umubiri. Niyo mpamvu iby'umubiri biba byarangiranye n'indwara zo muri iyi si n'ibindi byo muri iyi si biba byarangiye, ariko abasigaye ubundi buzima bwabo. Yesu rero uyu munsi ari kutubwira amagambo akomeye kandi yisezerano. Ari kutubwira ati uwo Data wese amaho, uwo Data agezaho akamushyira mu biganza, sinzamujugunya, sinzamushyira hanze, sinzamutererana, ahubwo nzamushyikiriza, hanyuma nawe amukorere ibihuje n'ubutungane bwe. Kuko niba uri mu biganza bya Yesu Kristo, nuko Imana yamushyizeho. Yesu rero isezerano rye ni uko utagomba kuva mu biganza bye, kugira ngo nawe akore icyo wakohereje ashaka. Icyo ashaka ni iki? Ni uko azagushyikiriza mu biganza by'Imana, hanyuma nawe aguhembe igihembo cy'isumbe byose, igihembo cyo kuzakuzura ku munsi w'imperuka, hanyuma wishimane nawe. Bavandimwe, ngiryo sezerano, ubugingo bw'iteka buzahabwa uwabuharaniye, uwabayeho umuntu ufite icyaha, uwagize ubuzima butunganya mu isi, apana ubuzima bw'umubiri gusa, ahubwo ubuzima bwawe bwa bundi bwihishe, bwa bundi duhisha, bwa bundi buri wese atamenya n'iby'Imana izita ku munsi w'imperuka. Bavandimwe rero, kuguma mu biganza bya Yesu Kristo ni iki? Ni ugukora ibihuje n'ushaka, ni ukubaho mu buzima bw'ukuri. Ubuzima bw'ukuri ni ubuhe? Ubuzima bw'ukuri ni ubugaragarira abantu mu bikorwa byabo, nibwo buzima bw'ukuri. Naho ubuzima butari ukuri ni kwa kundi ubiyereka abantu, dushaka kuyerekana mu byiza gusa, mu byiza gusa, kwiyerekana n'ubungane, kwerekana n'ubuzima, kwerekana n'umuntu, ariko ibikorwa byawe
ibyago ibyo Imana ibikeneye, kandi ni nabyo izaheraho kugira ngo iguhe icyo ukwiye ku munsi w'imperuka. Bavandimwe, abasenga bose siko tuzajya mu ijuru. Iki tujye tukimenya, abasenga twese siko tuzajya mu ijuru. Yesu Kristo yigeze kubicamo amarenga avuga ati rero abantu bahora mu magambo nyagasani nyagasani usenga abo ntabwo ari bo bazakirwa, ahubwo abakora ugushaka kwanjye abo nibo bazakirwa mu bwami bw'ijuru. Bavandimwe rero umunsi nk'uyu natwe twibaze mu maherezo yacu. Ese wizeye iki? Ubuzima bwawe buhagaze? Ese usenga mu by'ukuri? Usenga mu kuri? Ufashwa na Roho Mutagatifu mu buzima bwawe, cyangwa ubaye wishushanya? Abantu bakuze umuntu mwiza, abantu bakuze umuntu bakuze ariko roho yawe ihagaze ite? Ihagaze ite? Abandi rero dukora ibikorwa bikiza, ibikorwa bisukura, ibikorwa bitegura kuzaba ubuzima twasezeranijwe. Ariko abantu ugasanga iyi si iradukwega, tujyana mu biryoshye, tujyana mu byo iyi si ifite byinshi byiza biryoshye, bibengerana, bishashagirana, bidukwega. Ariko se ibyo bituma uguma mu biganza by'Imana? Ibyo bituma uguma mu biganza bya Yesu Kristo? We niba adashaka kukurekura, we niba adashaka kugutakaza, ese wowe ukibikura? Ukibikura mu biganza bya Yesu Kristo? Bavandimwe rero dusabirane nk'uko turi ibiremwa biri sipesiyare mu maso y'Imana, n'ibikorwa byacu bibe sipesiyare mu maso y'Imana. Isengesho ryacu ribe umurongo, ahubwo isengesho ryacu ribe ubuzima bwa buri munsi. Nyagasani Yesu namwe nawe. Zaburi ya mbere.